Ni koko umunyarwanda yaravuze ngo ukandagira umwana ntahonyora. Undi aravuga ngo utazi ako iminsi ihatse areba umwana igitsure. Umuntu iyo akiri muzima agitijwe ubuzima ntaho atagera, ntacyo atageraho, nta n'icyo atakora ngo bikunde. Haguma ubuzima, icyangombwa ni ukuba uri muzima kandi ugihumeka. Mu gihe ugihumeka ntugacike intege kandi ngo wirengagize ko Imana ikora, ntugacike intege ngo wirengagize ko byose bigishoboka. Mu gihe ukiri muzima ujye wumva ko byose bishoboka. Naguteguriye abahanzi bagera ku 9 banyuze mu nzira itari y'amasomo cyangwa se banyuze mu nzira igoye. Umwe yatekereza ko batize akaba yababonamo agasuzuguro kandi ko nta hantu bazagera. Umuhanzi wa 9 ni uwitwa Ama-G The Black. Ama-G The Black niwe muhanzi wa 9. Uyu muhanzi akaba atarabashije kwiga amashuri ya segonderi. Ubwo yigaga muri APK Kagano yasoreje mu wa 4, amashuri amaze kuyacikisha ajya mu bintu by'imyuga bitandukanye. Yigaga amashanyarazi ahangaha muri uyu mwaka wa 4, ariko bikomeje kwanga ajya kwihugura mu bintu byo gukora amafirigo. Akomeza kugerageza ajya mu bintu byo yorora inkoko, yorora amatungo magufi mu buryo butandukanye. Ariko uyu nguyu Ama-G The Black tubyibukiranye ko 2011 yari umuhanzi utazwi cyane, ari underground, ariko yakomeje kwihambira ku muziki birangira agafashe aririmba indirimbo zitandukanye nka za Uruhinja, Kazi ni Kazi, Bitenge ndetse n'ibindi. Ku mwanya wa 8 ni uwitwa Nizzo Kabosi. Uyu Nizzo Kabosi yahuye cyangwa se yihuje na Urban Boys mu mwaka wa 2007, ariko 2006 nibwo byari bimaze kwanga, ishuri byanze bitari gukunda. Yiga amashuri asoreza mu wa 4 segonderi, ariko nubwo yarashoje mu wa 4 segonderi, uyu Nizzo Kabosi ntago byamuciye intege, yakomeje gukora, akomeza kwihambira ku buzima, birangiraje mu muziki, ahura na ba Humble Jizzo ndetse na ba Safi bakora umuziki ukomeye, bikomeza kwamamara, ndetse uyu muhanzi aba ikirangire hirya no hino mu gihugu. Uwitwa Sasha Kayiti ni wa 7. Uyu mukobwa rero Sasha Kayiti murabyibuka ko yabaye nyampinga, igisonga cya 2 cya nyampinga muri Nyarugenge. Uyu mukobwa Sasha ntabwo yize amashuri ya segonderi ngo ayasoze. Uyu mukobwa yigeze kuba umuhanzi, aririmba indirimbo yitwa Wowe Gusa, aririmba indirimbo yitwa Kudeta yafatanyije na Buda Bulldog, aririmba indirimbo yitwa Nzababwira afatanye no witwa Babli. Uyu mukobwa rero akaba yarasoreje mu wa 1 primaire. Noneho wa 6 ni witwa Makoni Koshwa. Uyu muhanzi yamenyekanye mu ndirimbo zitandukanye za Bonane, aboneka mu ndirimbo zitandukanye zijyanye no kubaka abantu n'isanamitima muri rusange. Ariko uyu Makoni Koshwa akaba yarasoje umwaka wa 1 byonyine, acikisha amashuri ari mu wa 1. Yigeze gukina umupira ataraza mu muziki, akina mu cyiciro cya 2 muri Uganda n'icyiciro cya 1, ariko kubera ikibazo cy'ibiro biramugora ahita ava muri gahunda yo gukina umupira. Uwitwa Isimbi Noeline ni umuhanzi cyangwa se ni umusitari wa 5 ahangaha. Isimbi Noeline 2019 mwabonye ko hagaragaye amafoto atandukanye cyane y'urukozasoni, amafoto atari meza, ariko uyu Isimbi Noeline akaba yaravutse mu 1999, ariko yabashije kwiga mu wa 1 honyine premiere ane segonderi. Bamaze kwiga ajya muri Afurika y'Epfo za 2016 amaze kugera muri Afurika y'Epfo, akomeza gukora y'amashusho atari sawa. 2018 aza kwiyamamariza ikamba rya nyampinga w'u Rwanda, biranga kuko nta diplome yagiraga. Ku mwanya
wa kane ni uwitwa Munyanshoza Dieudonné. Munyanshoza Dieudonné, uyu ni umunyabigwi cyane uririmba indirimbo z'isanamitima, akaba yarize amashuri abanza gusa yonyine, nyuma abonye ishuri arivuyemo ajya kwiga umwuga w'ububaji mu 1989 nibwo yaje kubireka. Noneho 1993 aza mu gisirikari, cyakoze urugendo rwo kubohoza u Rwanda, asezera 2016, asezera afite ipeti rya sergeant. Ku mwanya wa gatatu haraza umuhanzi witwa Eric Senderi. Uyu Eric Senderi yubatse ibigwi mu muziki nyarwanda, murabizi cyane. Eric Senderi yagiye aririmba za ndirimbo zitandukanye, yaririmbye Abareyo, yabonye n'umuhanzi wagiye umenyekana kandi agakundwa n'abafana b'amakipe yombi. Abareyo baramukunda ndetse APR, abafana ba APR nabo baramukunda. Yagiye akora mu bitaramo bitandukanye. Eric Senderi agira igikundiro cyane, akaba yarabaye mu gisirikari akamaramo, akaba yarize imyaka 3 yonyine muri primaire. Nyuma ya gatoya akora imyuga, muri uwo mwuga ntiyakomeza kubibamo, ariko 2013 aza kuva mu gisirikari, yihugura mu bintu bijyanye no kwiga indimi cyangwa se gusobanukirwa indimi. Ubu ngubu akaba ari umuhanzi ushobora kuvuga ururimi rw'icyongereza nubwo yari yarize primaire gusa. Uyu Eric Senderi nawe rero akaba ari umuhanzi wakomeje gutera imbere, agatungura umuryango ukamumenya, ndetse bagasanga burya umugisha uruta amashuri. Ahangaha muri kubona muri iryo shusho Juno Kizigenza yarimo avuga ukuntu witwa Eric Senderi ari umuhanzi udasanzwe ukundwa n'abantu bose. Ngayo nguko. Umuhanzi rero wa kabiri ni uwitwa Kalisa Ernest. Kalisa Ernest uzwi ku izina rya Samusure. Uyu nguyu yagiye agaragara muri filime zitandukanye, nka filime yitwa Ntawumenya aho bwirageze, Haranira kubaho, Zirara zishya, Seburikoko ndetse n'izindi. Uyu nguyu yasubitse amashuri ageze mu wa gatatu primaire, nyuma yibera mu Mucoma ahantu bita Ikamembe, akomeza kuba Mucoma. Nyuma gatoya abonye bya Mucoma bikomeje kwanga, ajya mu kimotari, aragendera amotara ahantu bita Ikamembe. Mu 1997 yerekeza i Kigali niho yatangiye gukina filime. Wa mbere rero yitwa Ndayisenga Valence. Umusitari wa mbere wamamaye yitwa Ndayisenga Valence, ni umukinnyi w'ibihe byose mu bijyanye n'amagare. Murabyibuka uyu muhungu yatwaye Tour du Rwanda inshuro ebyiri, 2014 na 2016. Uyu Valence akaba atekereza ko afite icyapfana na Deben, ariko sibyo. Bamwe bavuga ko basa, abandi bakabihakana, ariko uyu Ndayisenga Valence akaba yarakomeye, n'ubu ngubu akaba ari umugabo witunze, aba muri Amerika kandi yitaho, amaze gutera imbere ku buryo bufatika. Ni umuntu w'umugabo cyane. Ndayisenga Valence amahirwe aruta amashuri, byose biba bishoboka. Murakoze cyane kudukurikira rero, mbifurije isha n'ihirwe, amafamu, amafufu n'ibifurumba by'amafaranga muri abatware. Subscribe yanyu muyimpaye mwamukoze cyane, Imana ibahe umugisha. Turi kumwe.